Mwaramutse neza, amakuru yanyu muraho mumeze neza. Uyu nguyu ni Shenge, ndizera ko mumeze neza, ngewe meze neza, naramutse amahoro. Ndaje rero kugira ngo tuganireho gatoya iminota mikeya cyane rwose, ntugende utageze ku mpera z'iyi video, kuko ni ikintu cy'ingenzi kandi ukeneye kumenya niba uri umukunzi wacu, umukunzi wa Shenge series, cyangwa se ukaba ukunda n'izindi filime zisigaye zica kuri iyi channel. Nkuko mubizi tumaze umwaka ugiye gushira tubagezaho filime ya Shenge series. Mwarakoze kubatangiranye natwe, mwarakoze kubaje igezemo hagati, n'ukuri twabonye urukundo rwanyu kandi rwaduteye imbaraga zo gukora cyane. Mu minsi yashize rero nagize igitekerezo, ngira igitekerezo cyo kuba twakongeramo izindi nkuru zigiye zitandukanye, kuko iyi channel ni channel yitwa Studio rero ishobora gukora ibintu bigiye bitandukanye. Ni nka TV, nkuko TV itafata cyangwa se televiziyo itafata ikiganiro kimwe cy'amakuru gusa ngaba ari kinyuzaho igihe cyose, cyangwa se inyuzeho inkuru imwe gusa, cyangwa se inyuzeho ikiganiro kimwe gusa, ni nako natwe tuzajya tugenda tubagezaho ibintu bigiye bitandukanye. Rero tumaze umunsi umwe tubahaye indi filime irangira, dushobora kwita short story, ariko tuzajya tunabakorera izo bita feature film zikoze mu buryo bw'ubuhanga, kuko nsanzwe mbikora, hari n'amafilime yanjye ari muri festival kubabizi. Rero nzajya mbakorera na filime zirangira, ntago ari seri gusa. Nabonye comment rero abantu bavuga bati Shenge cyangwa se iyi channel kuki mutangiye kutuzanira izindi filime. Nuko ariko kazi dukora akazi ko gukora filime, dukora akazi ko kubagezaho ibihangano, tubagezaho ibihangano. Niyo mpamvu tugiye kujya tubaha filime zitandukanye. Ikintu cya mbere cyo, izi filime zisohoka ku wa gatatu saa sita zuzuye ni filime zirangira. Keretse iyo abantu benshi basabye part 2 nibwo tuzajya tuyishyiraho, ariko ubundi ni filime zirangira. Naho iyo ari seri muzajya mubibona season, cyangwa se tubabwire ko ari series nyine muzajya mubibona. Rero ku bantu muri kuvuga ngo turi kubavangira ngo byaducanze, ntago byaducanze, ahubwo turimo turagenda turushaho gukura mu bitekerezo, mu guhanga no kubagezaho ibyiza. Rero ndabasaba kugira ngo mujye mugira amagambo akomeza abantu bakora ibintu byiza, aho kugira ngo uze wandike comment iciye intege umuntu, uze wandike comment utukana, uze wandike comment umukinnyi kubera ko wabonye yakinnye wenda yakinnye neza kandi mu role ye wenda kwari gukora nabi, uzi umutuku namutuka ku mubiri nuko ateye. Ibyo ngibyo babyita itesha agaciro. Ngewe nka Shenge producer n'umwanditsi ndetse na director mbifata nk'itesha agaciro, ndetse n'icyaha gihanirwa. Mujye mubimenya, ntukaze gutukana muri comment. Gutukana, ushobora gutanga igitekerezo, ushobora kuvuga uti umuntu role ye yayigiyemo gutya, ariko hejuru y'ibyo ntukajye ku bice by'umubiri by'umuntu ngo ujye ku umuntu ateye kubera ko wamubonye muri ari gukina muri filime. Ntago ari ibintu bikwiriye, ntago ari ubumuntu. Tujye tumenya kuba abantu nyabantu, umuntu utaza guca abandi intege, kuko hari abantu bagira imitima yoroshye. Ushobora kubwira ikintu akumva ko koko wakimininze cyangwa se warugishyizeho umutima. Ujye umenya rero ibyo uza kuvuga, haba muri comment za hano ku zindi filime, mube mugerageze gukura mu mitekerereze, niba ariko navuga abantu mwandika ibintu bica abandi intege. Uko tuvuge niba umuntu yakinnye ari gutwara umugabo w'abandi, ni inkuru, ntabwo ari ibintu biba byabayeho. Niba umuntu yakinnye arimo yiba, ni inkuru, bamuhaye role yo gukina, ari inkuru. Niyo umuntu yarimo yakinnye ari gukubita umuntu, ni inkuru, ntabwo aba ari ubuzima busanzwe. Rero wowe ujye uza urebe ko ari filime, ntukaze wumve ko ari ibintu byabaye ku buryo umwadukira umubwire ngo arasa n'umwishaye nagira gute. Oya, ibyo ntabwo byemewe kwa Shenge. Ndizera rero ko mubyumvise, mujye mureba, mutange comment ariko zirebana n'inkuru. Mumenye ko turi mu buzima bw'inkuru, ni inkuru zanditse, ni inkuru zihangiyeho, ni inkuru zitabayeho, ahubwo zigisha, zitanga amasomo binyuze mu buhangano. Rero nicyo ngicyo nagira ngo mbashe kubabwira. N'ikindi cy'uburyo tuzajya tubagezaho Shenge series n'izindi filime zigiye zitandukanye.
ikintu cya mbere Shenge series muri iyi minsi turi kuyibaha kuwa mbere no kuwa kane amasaha asanzwe saa 3:30 zo mu gitondo. Impamvu twashyizeho iyi minsi ni ukubera ko hari impamvu twebwe nk'ababategurira filime haba hari impamvu zikomeye. Ntago dukeneye kuza muri comment ngo tubwire ngo dutangiye kunanirwa, oya ntago tunaniwe, ahubwo uzabona yuko tugiye gukora ibindi byiza cyane birenze. Ntago rero tunaniwe, ahubwo turaje turimo turakora cyane. Ikindi nuko indi minsi nkuko arababwiye kuwa gatatu saa 6 zo kumanywa nabwo twabashyiriye indi gahunda. Rero urumva ko kugira ngo ibintu bisubire hasi ahubwo biraza bimeze neza, kandi tugenda tubishyiraho kubera ko hari n'abandi baba babisabye. Ubwo rero kuwa mbere kuwa kane ni Shenge series ku masaha yayo asanzwe, kuwa gatatu saa 6 z'amanywa ni filime zigiye zitandukanye zirangira zirimo abakinnyi mukunda cyane, ntimuzajye mucikwa. Hanyuma iminsi isigaye turaza kubabwira vuba, turi kubategurira ibintu bikomeye kandi byiza, nabwo ntimuzacikwe. Mbabwiza ukuri, ahubwo utarakora subscribe arimo arahomba. Rero mwarakoze cyane, ndashimira abantu mwabanye natwe, abantu mudushyigikira, abantu mutaduca intege, ahubwo mutubwira muti komeza. Hari n'abandi bajya inama no kugira ngo andike comment ica abantu intege kandi mu buryo ubona ko burimo urwango rukabije. Murabizi ko urwango, abazi amateka y'u Rwanda, urwango rwagiye rugeza abantu kure. Nta mpamvu rero yo kuzana urwango muri comment, kuzana itesha agaciro muri comment, no. Oya, ntago ari byo twigisha. Twigisha umuntu, twigisha amahoro, twigisha urukundo nyarukundo. Ntago tuba dukeneye ko umuntu aza muri comment akaza kuvuga ibyo abonye. Rero nkomeje kubashimira. Icyo nababwira cyo nuko ntazigera nemerera abantu gutesha abandi agaciro kuri channel yanjye. Ntago mbikunda, nta nubwo ntekereza ko ari indangagaciro ngenderaho, kuko ntibikwiriye. Hari kenshi twagiye tubona ko ari ibintu byagiye byangiza ibintu byinshi. Rero mukomeze mubane natwe, mudukunde. Filime yanyu irahari, zanakomeza Shenge series. Izindi nshyashya nazo zizajya ziba zuje amasomo menshi, ntimuzacikwe. Turahari ku bwanyu, ndetse tuzabakorera n'ibindi birenze ibyo mutekereza. Mwebwe mube mwiteguye. Inkuru ngufiya zirangira, inkuru ndende ariko nazo zirangira. Kwa kundi usanga filime y'isaha n'igice irangira, filime y'iminota 90 irangira, filime y'iminota 80 irangira, filime y'iminota 30 ariko irangira yatanze ubutumwa, yatanze ibyo mukeneye byose. Izo zose tuzazikora, kandi ndababwiza ukuri ni kuri quality nziza. Tuzajya tubaha ibintu byiza cyane. Mwabibonye ko turi kugenda twongeramo n'abantu muri timu yacu. Mwige kubakunda, pana kuza utukana. Umuntu nzongera kubona yatutse umuntu nge nzamuripotinga. Mujye mumenya ko abakinnyi bacu baba bakina ibyo twabasabye gukina, sibyo? Ntimukaze rero kumva ko bigerageze musirimuke. Ntago ari ubusirimu, ntago ari ubusirimu kuza uhuragura ibigambo gutyo gusa kubera ko wabonye umuntu ari gukina neza, yakinnye role ye neza. Ubuhanzi se bubereyeho iki? Akina role mbi kugira ngo wowe uzajye unyura mu nzira itandukanye niyo ari kunyura. Akina role yiba umugabo kugira ngo utaziba umugabo w'abandi. Akina role akubita umuntu kugira ngo utazakubita. Akina role zigiye zitandukanye kugira ngo wige kandi ukuremo ikintu gikomeye. Twige rero gukunda no gusobanuka mu bintu by'ubuhanzi. Mujye mubyegereza umutima mu kujya inama, mu gutanga komenti zubaka, ariko izitesha agaciro zo kuri yicano birabujijwe n'icyaha gihanirwa. Murakoze cyane rero, ndabakunda, mwarakoze kubana natwe, ndetse nanabasaba gukomeza kubana natwe kuko ibyiza biri imbere biraje ari byinshi. Ndabasezeranya ko icyahindutse nuko ari iminsi twagiye tugabanyamo kugira ngo tubahe ibintu bitandukanye, ko turi studio ni Double C studio. Ntabwo rero tuzabaha ikintu kimwe gusa, kuko indwara indyo imwe itera indwara. Ntabwo dushaka ko murwara bwacyo, turashaka kubagaburira indyo zitandukanye. Murakoze cyane rero, ngaho nimugubwe neza, ndabakunda. Uyu ni Shenge cyangwa se Feruje, cyangwa se mukaba hari n'abandi banzi nka Nahimana Clemence, umwanditsi, producer, ndetse na director, n'umwactress. Mbifurije rero kuzagira umwaka mushya muhire, ndetse na Noheli nziza kuba yihizihiza. Mukomeze mugire ibihe byiza. Ciao.